yangamugayo. Arangije rero abonye ayo mavuta aravuga ati ntituba tuyagurishije, harangiza agafashishwa abakene. Nyamara Yesu amenya ibiri mu mutima, asanga atari imbabazi Yuda yagize, ahubwo ari bwa bujura bwe. Rero ntidukwiriye kumera nka Yuda, ahubwo twakagombye kumera nka Mariya. Mariya wimye agaciro amavuta, akiyima n'agaciro, akima ndetse n'agaciro umusatsi we, yarangiza agahereza Yesu umwanya wa mbere. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira neza ko uyu Mariya mu bice 11. Nyagasani Imana ishobora byose, Mwami w'ijuru n'isi, ndagushimiye cyane muri uyu mwanya utwemereye kuvuga ijambo ryawe ku Iyobokamana TV. Ndagushimira kuko ari wowe utumye tubona aka kanya keza. Nuko turagusabye kugira ngo duhe imbaraga, duhe amavuta, kuko ibyo tugiye kuvuga ni byanditswe byera n'amagambo yawe wandikishije kandi y'ubugingo yo gukiza abantu. Rero ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kandi nk'umugisha, mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turashimira Imana iduhaye aka kanya ko kuba imbere yayo ndetse no kuganira n'abantu badukurikiye bose aho bari ku isi yose, haba ari hano muri Kenya, haba ari mu Rwanda, imigabane yose. Suhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndagira ngo mbahe ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana rigufi ritari bufata umwanya muremure. Ndabaha ikaze kugira ngo mwese mwumve muri imbere y'Imana, dufatanye kumva icyo Imana ishatse kuganira natwe. Ndagira ngo munyemerere dusome amagambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Haranditswe ngo, nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada, igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo amavuta. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya, ikaba ibyo akiba ibyo babikamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikira umunsi nzahambwa. Nuko abakene, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho tituri kumwe iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndifuza ko mu mwanya muto tuganira ku gaciro Yesu afite, agaciro ka Yesu ku bantu bose bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukuvuga ngo nta kintu twakagombye kugereranya na Yesu. Ngo urebe ibintu utunze, urebe ibintu by'agaciro ufite, nurangiza ubigereranye na Yesu. Yesu ni ntagereranywa. Ntabwo Yesu twakagombye kumugereranya n'imitungo dufite, cyangwa se ngo tumugereranye n'amashuri twize, cyangwa se ngo tumugereranye n'akazi dufite. Rimwe na rimwe habe hari ibyo dushobora kubona tukabona ko ahari turamutse tubihaye Yesu dushobora kuba duhombye. Nta kintu waha Yesu ngo ubuhombye. Nicyo uyu mugore ari kutwigisha hano. Uyu Mariya dusomye ahangaha yari afite mwene se witwa Marita, akagira na musaza we witwa Lazaro. Uyu Mariya ndaza kuza kumubereka n'ahandi aho agaragara akora ibintu bidasanzwe. Yari yaramaze gusobanukirwa Yesu wari we. Umuntu wese wamaze gusobanukirwa Yesu wari we, ibintu byose abyima agaciro, Yesu akaba ari ugasigarana.
nicyo nifuza ko abantu badukurikiranye bose kuri Iyobokamana TV tumenya yuko Yesu arusha ibintu byose agaciro. Uyu mugore ngo Yesu yari yaje iwabo, yari yaje kwa Lazaro ndetse na Mariya na Marita. Nuko ngo Yesu yicaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kuko tudakeneye gufata umwanya munini. Yesu ngo yicaye, ngo nuko uyu mugore witwa Mariya ngo aza asa n'umuntu utunguranye, aza navuga ahari yenda atari ku murongo w'ibyari biriho uwo munsi. Arangije ngo aragenda batura amavuta y'igiciro cyinshi, amavuta y'igiciro cyinshi. Abahanga bavuga ko yagombaga kumutunga umwaka wose, yishyura inzu, arya, akora ibintu byose byo mu rugo rwe, umwaka wose ugashira. Ariko kubera agaciro Yesu yari afite, kubera umwanya wa mbere Yesu afite, arangije ntiyareba ku gaciro k'ayo mavuta, kuko Bibiliya n'ubundi yavuze ngo ni amavuta y'agaciro. Ubwo biragaragara yuko yari amavuta ahenze muri icyo gihe. Arayafata ngo araza ayasuka ku birenge bya Yesu. Ni nkaho muri make yari yabuze ikindi kintu ashobora kumuha, cyangwa se aravuga ati Yesu ugeze mu rugo rwacu ndamuha iki, Yesu ugeze iwanjye ni iki namwakiriza. Arangije aravuga ngo reka mfate aya mavuta mfite, niyo mfite, nuko nyamusuke ku birenge. Bibiliya iravuga ngo ayahanaguza umusatsi we. Abagore badukurikiye murazi uburyo umusatsi wanyu henda, uburyo muha agaciro umusatsi. Ariko uyu Mariya hari ibintu yimye agaciro, yimye agaciro amavuta, yima agaciro umusatsi we, nawe ubwe yiyima agaciro. Yesu asigara ari ku mwanya wa mbere. Mbese wowe Yesu amaze kugera mu mutima wawe, yenda ko atazaza mu rugo iwawe ngo umubone physically, ashobora kwinjira mu mutima wawe, mbese afata umwanya wa mbere. Mbese Yesu umuha agaciro kangana gate? Mbese Yesu umushyira ku mwanya wa kangahe? Uyu munsi ndifuza ko abantu bose bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mwongera kwibuka, mwibutswa n'aya magambo dusomye, yuko nta kintu na kimwe twakagombye kugira urwitwazo dutekereza yuko bishobora gusimbura Yesu. Akazi ukora, rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo Yesu yakashatse gukora, ariko ntubikore kubera yuko utari wasobanukirwa ko Yesu ari ku mwanya wa mbere. Bibiliya yatubwiye ngo amaze kubikora, ngo umugabo witwa Yuda wari mu bigishwa ba Yesu, ndetse wagize privilege yo kuba umwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranije, kandi ari mu bantu bagiye kumugambanira. Arangije ngo ahita areba ayo mavuta yose asutswe ku birenge bya Yesu, areba n'ukuntu uwo mugore apfukamye, yarangiza agahanaguza umusatsi. Yuda ngo arababara cyane, aravuga ati mbega amavuta apfuye ubusa. Abantu benshi niko bajya batekereza. Hari ibintu byinshi abakristo bakora, abandi bakabaseka batekereza yuko bipfuye ubusa. Umuntu akitanga mu rusengero, yenda bari kubaka urusengero, ugasanga umuntu aravuze ngo biriya bipfuye ubusa. Cyangwa umuntu akaba ashobora no kuba yafata nk'ikintu akagihereza yenda undi bitewe n'ubukene, akavuga ati mbega igicucu, mbega ikigoryi. Ariko burya uriya nuko yasobanukiwe umwanya wa Yesu, nuko yasobanukiwe yuko ibintu byose nta gaciro byakagombye gufata wa mbere ubisimbuje Yesu. Yuda ngo aravuga ngo iyo haza kuba aya mavuta yakagombye guhabwa abakene, ati byagombye kuba ari byiza. Arangije aravuga ati apfuye ubusa. Ariko Yesu ngo aramureba, asanga atari imbabazi Yuda agiriye abakene, ahubwo yuko Yuda yari umujura, yarasanzwe yiba, yari comptable. Niwe Yesu yari yarahaye
umwanya wo kubika, ariko ntiyaba umwizerwa, ntiyaba inyangamugayo. Arangije rero abonye ayo mavuta aravuga ati ntituba tuyagurishije, harangiza agafashishwa abakene. Nyamara Yesu amenya ibiri mu mutima, asanga atari imbabazi Yuda yagize, ahubwo ari bwa bujura bwe. Rero ntidukwiriye kumera nka Yuda, ahubwo twakagombye kumera nka Mariya. Mariya wimye agaciro amavuta, akiyima n'agaciro, akima ndetse n'agaciro umusatsi we, yarangiza agahereza Yesu umwanya wa mbere. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira neza ko uyu Mariya mu bice 11 bya Luka umurongo wa 42 haratubwira ngo uyu mugore ngo yagize gutya, aragenda yicara ku birenge bya Yesu. Yicara ku birenge bya Yesu, hanyuma mukuru we Marita aragenda ajya guteka, aragenda ajya mu gikoni. Hanyuma Mariya ngo yicara ku birenge bya Yesu, kandi Yesu ngo yari yabasuye. Nuko ngo mukuru we Marita ngo agera igihe arababara, arangije aratangira atari ko iyi mirimo ko yambanye myinshi, kubera icyo uyu mugore yicaye ku birenge bya Yesu. Ariko Yesu yatanze igisubizo, agihereza Marita mukuru we cyangwa se mwene se. Arangije aramubwira ngo Marita, Marita, uriganyira muri byinshi, mwene so Mariya yahisemo umugabane atazakwa. Guhitamo Yesu biruta guhitamo ibindi byose. Guhitamo Yesu biruta guhitamo amashuri. Guhitamo Yesu biruta guhitamo abantu. Kuko hari igihe usanga umuntu yibwira ngo afite inshuti nziza akirengagiza Yesu, ariko iyo uhisemo Yesu, Yesu akubera inshuti kandi akakuzanira n'inshuti utazigera wicuza. Ndagira ngo abadukurikiye mwese mwumve yuko iyo uhisemo Yesu ubuhisemo neza. Iyo uhisemo Yesu ubuhisemo umugabane utazakwa. Imana nidufashe cyane. Paulo yaravuze mu rwandiko yandikiye itorero ry'Ifilipi ibice 3 umurongo wa 7 ndetse n'umurongo wa 8. Munyemerere tuhasome Abafilipi ibice 3 umurongo wa 7. Yaravuze ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu ni Paulo uri kwereka itorero ry'Ifilipi, aryereka yuko gutunga Kristo birimo umugisha kuzajya mu ijuru, ni ubutunzi butagira akagero. Ntabwo dukwiriye gukunda isi kuruta gukunda ijuru, kuko gukunda Yesu ni ukwemera no kuzajya aho yagiye. Yesu amaze gucungura itorero, yabonye ko ari ngombwa ko akwiriye kujya kudutegurira aho ari, ngo aho ari ngo natwe ngo tuzajyeyo. Dukwiriye kumva ko turi basitwaye b'ijuru. Ntabwo dukwiriye kumva yuko turi abantu b'isi ngo dukunda isi n'ibiyirimo, kuko Bibiliya iravuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo, ngo ariko abakunda Imana ngo bazahoraho iteka ryose. Imana rero igufashe wowe unkurikiye, kandi wowe ushobora kuba warakiriye Yesu ariko ukaba uri guhura n'amajwi menshi ashaka kuba yagukura kuri Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ahubwo fatiraho, mukomeze. Wikwemera amajwi yose ashobora kukubwira yuko hari ibintu wahombye. Ntacyo twigeze duhomba, ntacyo twicuza. Imana igufashe kandi igukomeze. Reka ngusengere wongere wumve yuko uri ku rufatiro ruzima. Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyariho ndetse ruracyahagaze, ngo rurihaye amagambo ngo Imana izabayo nzabanje. Imana izaba abantu bayo batayiryarya, batayibeshya, kuko hari n'abantu buzuye mu nsengero ariko babeshya Imana ko bayikunda, ariko haboneka challenge ntoya abantu bakava ku Mana. Mwene data, mushiki wanjye unkurikiye, ndagira ngo ngukomeze nkubwira ngo ima ibintu byose agaciro ugasubize Yesu. Yesu nasubire ku mwanya wa mbere. Wumve ukibyuka yuko Yesu ari ku mwanya wa mbere,
wumve yuko Yesu ari uguhereza guhumeka. Ugiye kuryama wibuke ko Yesu ari ku mwanya wa mbere, kuko ntago twaryama ngo buke tudafite Yesu. Ndagira rero ngo muri uyu mwanya unyemerere ngo usengere. Mwami Imana yacu, Mana ishobora byose, nsengeye mwene data unkurikiye, nsengeye mushiki wanyu unkurikiye, bishoboka yuko isi yari kwereka yuko yicuza ko yamaze kukwakira nk'umwami n'umukiza. Nongera kumwibutsa yuko kwakira Yesu biticuzwa, ahubwo ngo ni byose kumufite. Umuntu wese wamaze kukwakira yongere yiyumvemo yuko Yesu uri byose ku muntu gutunze. Urakoze cyane Mana, kuko uyu muntu umufasha ukamuha imbaraga, akongera kumva yuko aticuza, ndetse ko nta kintu na kimwe gishobora kumukura kuri wowe. Urakoze cyane ko ibyo byose ubikora kandi ukabikorera kwihesha icyubahiro. Mbisabye nizeye mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.